Ibihe byiza nshuti mukunzi wa Bwiza TV na bwiza.com, ndakuramukije kandi nguhaye ikaze mu kiganiro cy'amakuru agezweho, aho muri kumwe na Meki Kayiranga. Nkambasuje kandi mbifuriza umugisha w'Imana, ibihe byiza aho muri hose. Aka kanya nkaba ndi mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rubavu, aho ubu ndi gukorera rwose, aho navuga ko Bwiza TV studio akaba ariho ndi. Nkaba nifuriza wowe wese aho uri hose Imana igumye kuba nawe, umugisha w'Imana ugumye kuba nawe. Aha ko mboneyeho no gusuhuza Habyarimana Francois uri mu karere ka Rubavu, yagavuga ngo turazane tumubwire ko turamubwiye, nakomere cyane, ndetse n'undi wese uri mu karere ka Rubavu. Abantu bose bari mu karere ka Rubavu bakurikira Bwiza TV, mwumvemo ko ari ikaze, mukomeze kugira ibihe byiza cyane, Imana ikomeze kujya gute kubana namwe. Muri iki kiganiro ndaza kuba ndi kumwe na B&M cyangwa se Bosco, aho tuza gukorana muri iki kiganiro kirimo amakuru atandukanye, aho tureba ngo bimeze bite, amakuru agezweho ni ayahe, amakuru ari kuvugwa ni ayahe, aho tugiye kugenda tuyasangira nawe tureba ibigezweho. Nkaba rero mbahaye ikaze muri kiganiro, aho naha ikaze n'abandi bavandimwe mwese muri mu Burayi, muri Amerika, muri Afurika y'Iburasirazuba, Afurika y'Iburengerazuba, Afurika y'Amajyaruguru, y'Amajyepfo, aho muri hose mwumve ko turi kumwe namwe. Abari mu Burundi, muri Uganda, muri Tanzania, muri Kenya, abari mu Burasirazuba bwa Kongo, aho muri hose, imisozi murimo ya za Masisi, Kichanga, Rucuro, muri Rucuro, ndetse abari muri Bwiza muri Masisi, abari muri za Kirorirwe, abari Sake, Mushake, ndetse n'abari Rumangabo, abari Rugari, abari Rubare, abari Karengera, abari muri santere ya Kayindo, abari Kibumba, aho muri hose mwumve ko mudahari ntiduhari. Abari muri Uganda mwe nuko mukomere, kandi ngo mutamaze ntago tumaze, nuvuga ngo duhari kubera ko mwe namwe muhari. Rero nkaba natangira nsuhuza abantu batandukanye badukurikira, abarimo Sengreto Joseph, komera cyane, abarimo Imabilis muri New York, ndetse na Emile King rwose komera cyane, nkawe uri muri New York. Nkasuhuza kandi Marie Gorette mu Faransa, nkasuhuza Chris Jane, mukomere cyane, Karangwa iri kuri 40, Trance Kwizera, Fraterne Kibogora, Damian Nkaka aho uri muri Canada, rwose ndagushimiye cyane, ukomere kandi ugubwe neza. Nkashimira Innocent, namusuhuza, nkashimira kandi uwitwa Pacifique muri Ohio, nkanamusuhuza rwose, ni umuntu w'umusaza ufite umutima, wumva ko yafasha abantu benshi, yumva ko yatanga ibitekerezo byubaka, byagira aho bikura abantu bikajya naho bibageza. Nako kandi nakira Moses aho uri nawe muri Amerika, ugubwe neza. Martin nawe ugubwe neza, kandi nako mbwira Mandela wibarutse umwana, nawe nkubwire nti wonkwe nyamuneka, kandi imigisha y'Imana ikomeze kubana nawe. Nako kandi nsuhuza umuvandimwe mu Mararungu aho uri, nawe ukomere. Nako nsuhuza rwose abantu bose baba muri Bwiza TV, abareba Bwiza TV, abakuza subscribe, mwese muri abavandimwe bacu, muri ab'agaciro, tubaha agaciro cyane, turabakunda. Kubera iki? Namwe mutuba hafi, namwe muba muri bumwe natwe. Reka kandi nsuhuze Aimable Ndahiriwe, komere cyane. Chris na namuvuze, Oscar Ndayizeye na nakubuze, nawe ndagusuje. Celestin Twizera Imana ndagusuje. Bravo Modeste rwose komera, ati bravo. Hanyuma ni nako kandi nsuhuza Rukundo kuri Cuba, Rukundo kuri Cuba. Cuba ni Nyamirambo, ni ahantu habera imiziki, ngira ngo muri Nyamirambo no honyine haba imiziki ya live music, aho ushobora kugenda ukabasha kumva imiziki ya live icuranze mu buryo bw'imbonankubone. Rukundo rero rwose wumve ko turi kumwe. Niko ni no kwakira B&M ukomera cyane. Umeze neza? Wewe wageze ku rubuga kare, ndatinda jewe ariko ntiba byoroshye byose ngo bituzanira kuba ngo bituzanira kugira ngo ibyiza, sinzi ukuntu bibiri. Yego,
ndakwakiriye muri iki kiganiro ngiye gukorana nawe kuko abo twagomba gukorana barimo afande ari ntago yabonetse, yagize ibyago, tunamubwira rwose tumusabira kwihangana, yapushije umuvandimwe, Imana imuhe kwihangana kandi n'umuvandimwe imuhe iruhuko ridashira. Hanyuma umuvandimwe wacu Rabini nawe ntago ari kuboneka akanya, ariko turahari kubwe. Turahari kubwe, twarabyiyemeje, ntabwo abantu bazabura amakuru duhari. Hari abantu batangira usuhuza? Natangira nsuhuza gurupu imwe y'abantu kubera ko mbarondora amazina ni benshi, ntabwo barondora bose. Reka mvuge ngo bari muri gurupu tuzirikane gakondo tutazima. Ndabashoboje bose uko bangana, ariko ntangiye nanisegura ku makuru nahawe ejo yuko M23 yari irimo irirukanka na Aduyi. Ndisegura kuko bitabaye, ntabwo byabaye kuko yajije kubarwanya, barayitirisha bava mu mujyi, isubira inyuma, barongera bawugarukamo. Ariko ubwo ni umuhe mujyi? N'umujyi wa Kicanga? Wa Kicanga. Ariko Kicanga ubu ngubu iri kujyanwamo ingabo za FARDC na baba nibayifasha bose, ba Wazalendo, Nyatura, FDLR n'Abarundi. Hagiye amakamyo 8. Amakamyo 8 yagiyeyo. Avuye muri Sake, yahoze Minova, ari muri batayo. Ari muri batayo hagati ya batayo ya 6 n'iya 7 n'iya 5. Hari imwe muri zo yavuye muri za Karihe. So mbanje kwisegura ku bantu kuvuga ayo makuru arishoti nabahaye. Ntabwo nanjye ari jyewe uko mwabibonye ikiganiro cyari kirangiye, ahubwo cyari kirangiye maze no kubabwira ko FARDC ari biri amakuru arishoti nawe yarataramenya ko abo bagiye kwirukankanya atiyirukanse kandi nabo bagaruka. Ariko pamoja na iyo hari akaririmbo twajyaga turirimba nkabaririmbire kabarimo agatima ku bantu bibaza kuri Kicanga. Twaravugaga ngo kuna makomanda itahakikisha kwe kama vitahira zinitaisha iyo. Sasa hari abantu bari aho bari mu mipango yabo myiza. Kicanga mureke bakomeze bayizemo. Icyari kigoye M23 kwa gushyingura iriya mirambo bari barataye hariya yari myinshi cyane. Ibyo yabirangije, mureke baza n'indi mirambo ejo bundi nabwo bazirirwa bashyingura, ariko ntacyo. Igikuru ni uko abakomeza kuza ari babandi. Yego, abantu rwose babyumve. Ejo kuri iyo misinformation iba yabayeho, ariko nk'uko bisanzwe dutanga amakuru y'ukuri, ni nayo mpamvu turaze twisegura, kuko bibaho ko hari igihe umuntu avuga ibitari byo. So ariko ukiriho ngira ngo bivuze basuhuzaga abantu. Ngenda asuhuza abantu rwose, urabona amaze gusuhuza. Ubwo nari ngutegereje, ndasuhuza rwose abantu bitwa Dias Connect, Serugo, Tresoro, Moise, ndamusuhuza. Mimi Toyota, Marigoret, ndamusuhuza cyane. Jite Sebaziga, Olivier Mbabazi, ayishakiye Setime. Ese we gusuhuza abantu byumva gute? Ko abantu baba bashaka ko tunabasuhuza kandi ubona ko ari abantu bo kubahwa, ariko hakariho n'umwe mu bantu nk'ijana ukubwira uti gusuhuza ngo bibatwara iminota. Ntacyo bitwaye ko waramutse abantu iminota, kandi nanone kubera ikiganiro kiba kiri aho kireba, wageze imbere ukabwira aho bari gusuhuza, n'udakeneye kuba gusuhuza, ahubwo profitiremo gusuhuza mama Chaduri. Muri uko gusuhuza nayo profite musuhuze umukecuru mama Patrick Abanabi n'umuryango we wose. N'umuryango w'ingenzi cyane, n'umuryango ukunda gakondo, n'umuryango ukunda M23, kandi n'umuryango uharanira ko M23 yatsinda. No mu masengesho bakora harimo
bajya biyiriza muri bo kavuga ati kwiyiriza kugira ngo M23 ariko hari n'abakunda Kongo uraba bakunda M23 ahubwo no muryango ukunda igihugu cyabo ubu gukunda M23 ntago nawe yego nahereye ku muryango ukunda gakondo edeni nshyiraho M23 niyo yonyine turi kubona iri kurwanira gakondo itari kurwanira ngo habeho ubu bwoko ubundi bushire habeho uyu nguyu niyo mpamvu tanyi mentioning kuko niyo musingi mbona wo kubaka Kongo niyo musingi mbona wo kubaka igihugu kitarimo amacakubiri ariko na leta ya Kongo igihe yabigiye mu murongo mwiza abari yagiye mu uko yenda kose igihugu kiba ari igihugu nayisingiza reka ubuzima burazima igihugu ntikizima yego ariko reka tunasuhuze Tony dusuhuze Boniface Mutsindashyaka Boni numwe mu banyamakuru bamamaye cyane mu Rwanda ariko basigaye ba muri Amerika nawe tumusuhuze kubwo gukurikira ibiganiro bya Bwiza TV ntasiba kubikurikira ntasiba kuduha comment nawe reka tumuramutse hari abandi umva twaramutse abandi cyangwa dukomeze ikiganiro abandi tuze kubavuga nyuma dukomeze turabavuga nyuma rero tukaba tugiye mu kiganiro nyine cyo kureba byaramutse gute byifashe bite uyu munsi none byifashe bite amakuru hari nayahe gusa icyo ngiye namenye amakuru ahari nuko FARDC ndetse n'abambari bayo ubwo isuye ko tuvuze abambari bumve ngo ni Wazalendo ni FDLR ni ingabo z'u Burundi ni Nyatura ni abantu benshi batandukanye barimo birunda mu mujyi wa Kicanga ariko iyo uvuze Wazalendo mpita numva hari akantu musa n'abafobejeho bari abagabo bitwa Reserve Force tuvuga Reserve Force se ko Reserve Force ziri ahantu hose cocktail ya byose Wazalendo noneho ni imvange ya byose ni melange ya bya bindi byose Reserve Force FARDC abarundi Wagner intera hamwe bya bindi byose izo pile iyo pile ya byose icyo kirundo cya byose kikahinduka Wazalendo ariko ari ukuvuga umuntu groupe ku giti cyayo babandi bakise Wazalendo babandi bitwaga ko nibo baje kuba Reserve Force so muri Reserve Force rero hirundiye iri muri bamwe bagize muri icyo kirundo cyabo bantu barimo za Wagner za whatever bakitwa Wazalendo basi ni ibyo rero bavugaga ni kuri iryo jambo rya Wazalendo cyangwa se FARDC ariko ubundi uvuze Wazalendo bajya bumva ko hakubiyemo FARDC Nyatura FDLR ni benshi ntabwo umuntu yabivamo rwose so ngo barimo bararamforosa imbaraga zabo mu mujyi wa Kicanga bivuze ko Gicanga ubu ntago M23 ari control ntabwo ari kandi n'ubundi buryo ntabwo yayigiyemo hagati n'ejo bari birukankishijwe n'ubusa iyo yayihoze hanze ariko iyo yinjiye muri Kicanga barirukanka yego akoze nabyo byabaye ariko M23 nayishaka kubitinya Gicanga Bosco Igicanga mu bitugu bya M23 harimo aduye wa undi uhindura imyenda nawe numva bari kuvuga ko bari gushaka icyo barasishiriza ku bagande we mu M23 ngo mu bagande bakambara imyenda oya yase ngo ni y'abanyakenya nayo se ibikora bigenze biti bikora ihunze ko tuzi ko kandi ntiturabona naho yahunze aba bagabo rero nyine iyo bahunze urabyibuka bikubita muri EAC ibyo ngibyo bakora bikubita muri EAC bakagenda bagakuramo imyenda bagahindura uniform igahita ihinduka EAC M23 rero igomba kubakoresha ubwenge hariya muri Gicanga so kuvuga ko utazarenga Gicanga cyangwa utarenga Gicanga ariko niba ari yo kurenga Gicanga irenge Gicanga gisige kure uwaduye asigare kure maintaining ari kure imukire kure mucungire kure urabona ubu none se kuba FARDC iri muri Gicanga bivuze ko iyo na Wazalendo ro bakontorora umuhanda ujya muri Masisi oya yabo bari
ntabwo bari abacanshuro b'ejo baba barapfuye ya modoka yabo ntiba yarafashwe. ariko abacanshuro bashobora kujya muri ntuza muri bashobora kugwa muri ambusikade muri ambushi. Ariko umuhanda ugenda ukontororwa, bawukontorora bamwe ku ruhande rumwe abandi ku rundi, ubwo biba bivuze ko ntawe uwufite. Ukaba rero wumva ko bidashoboka ko bitaba bibangamye ku ruhande ruhanganye na FARDC kuba M23 ntekereza ko biba bikoze bireba kuko nakubwiye hari igihe bareka hari icyo ishaka, hari icyo itegereje ko bayizana, kuko niyo bose supply igira. Bareka ikabaha n'inzira kugira ngo bazane ibyo ikeneye ko bazana, iyo ikabaha inzira bakinjira kugira ngo babone ukuntu ifata ibyo ikeneye gufata, babona aho babicisha. Yego, hari igihugu cya supply imbunda, ariko bari abo kugira ngo baragenda bakajya mu bihugu byose bakazana ibikoresho, nayo ikabifata. Kandi bahagije kwirukana gusa ntiyabibona. Yego, ese bose wenda tujye turebe FARDC iravuga ko igiye kohereza 15,000 brigade 15. Izi brigade 15 ntizizaba ari nyinshi cyane wongeye kuri babandi 40,000 twavuga bashobora kuba bari mu gice cy'Iburasirazuba bwa Kongo. Brigade 15 ubwatezi bari wenda nk'abasirikare 33 wenda byahita 45. uko bazongerera umuvuduko. Wigeze wumva ubwoba bw'inyamaswa? Icyo gitabo waragisomye? Ubwoba bw'inyamaswa? Igitabo kivuga ubwoba bw'inyamaswa, umwandiko uvuga ubwoba bw'inyamaswa. Bakame yaryamye munsi y'ipapayi, papayi ihanutse ikanga bakame iriruka, yirutse iciye ku ingeragere zirayikurikira mpaka bigera ku inzovu zirakurikira, zahagaritswe n'intare. Iyo yarebye kwirukanka ikurikira, ariko inyamaswa zose zavuye mu ishyamba. Nabo rero bazongera umurindi wo guhunga. Ahubwo ibihugu bituranye niyo bitegura aho bazahungira. Sinakubwiye, wambwiye ati njyewe ndagiye sinzongera kugaruka muri iki gihugu. Ntabwo ari we wenyine, bari kugenda ari benshi. Ngo wazarendo, aho twita wazarendo bo banyatura aba ba mayimayi benshi ngo barimo baradizatinga, barimo barabivamo bakihungira, kuko ngo ibyo babonye muri Bwiza ntabwo byababereye ikintu gikomeye cyane. Noneho bahita banareba uko twari twaje tungana, bakareba umubare uko banganaga, bakareba ibikoresho bari bafite, babona uburyo bapfuye nk'amasenti, bakavuga bati rero reka noneho igihe nk'iz'ubuzima jya ubusigara. Ikindi kintu njye nibaza, se 15,000 ubundi bizakemura ikihe kibazo? Ubundi njye nibaza M23 ubundi bwo ivuye muri Kongo ikagenda ikirukanwa iramutse yirukanwa n'urugero, ubundi amahoro yagaruka muri cya gice cya Eastern Congo. aba bari inyeshyamba wenda babonye uburyo batoratora bo bazaba barashize. Aba bari ngo muri za mayimayi, uretse ko gisimba n'abandi ko bana batoratora. Erega muri Kongo uciye umutwe umuturage ntuvuga uti leta, ntugire icyo unenga kuri leadership, ntugire icyo uvuga kuri leadership, ariko abaturage bashaka ukajya ubaca imitwe buri munsi, ntabwo uba urabwiwe igihugu, uba uri umuntu uri kuyaranja. Aribyo by'iyi mitwe ubona yacaga abaturage imitwe, yasoreshaga abaturage imisoro, isoresha abaturage ntabwo ari yacaga, ica abaturage imitwe, indi igasoresha abaturage imisoro itemewe, abaturage bagahora ku nkeke, bakabaho nk'abari mu bucakara bari iwabo. Abo ntabwo ari abanzi ba leta, nta n'uwabarwanya, ahubwo bahita bababwira ati noneho muze dufatanye turwanye uyu muntu udashaka ko ibyo mukora, turwanye uyu muntu uri kubuza ko muca imitwe y'aba baturage, turwanye uyu muntu uri kubuza ko musoresha imisoro abaturage, mushyira abaturage ku nkeke. Muze dufatanye
tumurwanye nitumumaraho muzakomeza mwicira imisoro mwiyamburira abantu uko bishoboka mu bice n'imitwe. So rero warumvaje utese ubona M23 bivuye muri Congo bashoboye kwikura kubera ko force zose ziza papa siyazo no kwirukana M23 no kwitsinda bavuga so kuvuga ngo no kwirasa wenda kuko nayo ntiyakwemerera gushira muri Congo bivuze ngo kwitsinda no kuyikura ku butaka bwa Congo kandi n'ubutaka bw'iwabo bese kwirukana no kuyigira impunzi. Rero ntabwo umutekano waba ubonetse kubera yuko nk'uko ejo nabibabwiye tubanze twibuke aba bantu bari kuva hirya no hino bari kuva za Malawi, South Africa, whatever, ibihugu byose bari kuvamo b'abanyarwanda bari kuza kuba FDLR rero iyo ntaho yabigiye ibihasigaye bivuze ko wa mutekano n'ubundi ntawo niyo leta yashobora guhita switching off aba bandi barimo za Nyatura za Nyagutumba bandi bose bandi bamwe niho bazavuga ngo ubyaye buriya muri Sudani iyo babyaye niyo kundi byaye bararasa bakiriza icyo kiremwa gishya amasasu kubera ko nahantu hora mu ntambara nabo rero ubyaye bahita bamwakiriza kuba generali runaka akitirirwa wa munsi yabyaye akitirirwa wa mwana yabyaye akitwa generali n'umutwe uvuka buratangiye. Abo bose rero byashoboka ko M23 izaba yarababamariye ariko FDL irimo irindiza irimo iratereninga ikindi cya kabiri buriya abarundi babahaye green light binjira niba bibagendekeye neza bagafawura twemeranye ukuri ko batazigera babona basohoka bakaba successful bakamaraho bagasucceedinga kumaraho ibintu ikitashoboka kandi nacyo ntabwo nabo bababona basohoka nabo ntibazasohoka. Umutekano muke uyu perezida aho creating kurusha abandi bose babaye muri Congo abaye nka Kabila Muzehe niyo yigeze creatinga ubwicanyi bajya ku binyamakuru batangaza ubwicanyi bwo kwica abatutsi muri Congo za 9/8 babahaye amasaha ngira ngo nibatava muri Congo baraba bamaze aribo batwikiraga yitwa za Kimonango barabatwika babashyira mu mapine bica ku buryo Fleve Zaire icyo gihe niko yitwaga ariyo Fleve naho yahindutse umutuku kabisa. Yego se Bosco ubu noneho tugaruke kuri tuze nko kuri M23 kuba uyu munsi isa nkaho igumya gutegereza gusaba yitera ubona bidashobora kuzayizanira akaga. N'urugero abantu bayisanze muri Bwiza irabatera irabarasira birukankana baragira nabo bahunga bava mu mujyi wa Kicanga bawugarutsemo ubu nibwo ari kugarukamo kandi uko baza nubwo ibareba ariko bariremamo force bariremamo imbaraga zishobora kujya gute zishobora kuba za nuni nta kindi bagamije no gutsinda tubona imbere itirindiriza akazi zakora. Niba uyu munsi yarabonye ibyayibayeho kuri y'igicwa bivuye kuri pozisiyo z'abarundi sibyo uri kunyumva ndakumva neza cyane. Uyu munsi ubwo ayo makamyo 5 wavuze amanutse ajya Kicanga 8 ajya Kicanga amakamyo 8 y'abasirikare b'Abarundi bajyaga Kicanga nta kindi bagiye gukora no kuramflosa abari basanzwe bahari bivuze rero ko aya makamyo 8 ari muri ya mabata ya 3 ayobowe n'uwitwa Haringanji ariko tukiri kuri ibyo bintu by'abarundi njya mbabwira nti umugambi nuko niba bashoboye kumaraho M23 bagomba guhita batangira no kurimbura abanyamurenge muri Sirikira buriya hari batayo ebyiri z'abitwa bakinjire na bagenze izo batayo ebyiri
ziri muri sidi kivu, ziri aho ziri active, ziri gukora ariko ziri active, zifite ibikoresho byose, ziriteguye, ziri kuri standi by ko M23 babonye niyo babona bayisubitse bikuye muri Bwiza bakabona bayirengeje Tongo. Izi bataye ebyiri nazo zigomba guhita zitangirira mu Banyamulenge. Izo bataye ebyiri ni bataye ya mbere n'iya kabiri, nizo bagenze. Abo basore bashyashya bakiriye ni abasore bashyashya mu gisirikare, ni abasore bashyashya mu gisirikare bayobowe n'umuntu bita Zenobe. Abo rero biteguye kujya mu Banyamulenge kubahinga, nta kindi bategereje muri kubica ko wenda azaba umunyamurenge wanjye kuko azaba yabaye witness yuko bene wabo babica, ariko ntabwo nawe azaba muri iyo Kongo. kubera iki? Uwo Rugabisha niwe uyoboye izo ngabo zaho ngaho se? Umunyamurenge urumva niwe uhazi, ni nawe ushobora kubona uburyo akoramo intelligence mu Banyamulenge, kuba afite n'imiryango, afitemo bene wabo. Ni umunyamurenge, ngira ngo sinzi niba ari umunyamurenge kuri se na nyina, ngira ngo ni umunyamurenge kuri nyina, byashoboka. Neza ko urumva afite n'imiryango, afite n'imiryango muri abo Banyamulenge ari gushaka kumaraho, ariko bashize niyo yaba ise yari umuturero cyangwa ari umubembe, ntacyo bizamufasha, nawe azabakurikira. Kuba we yariyemeje kwitwa umunyamurenge cyonyine kiramuhatike yo kubakurikira, uretse ko bitazigera kugerwaho nabyo, ntazigera abibona, ahubwo Imana ishobora guha Abanyamulenge impano yo kuzamushyingura bagataha ikiriyo cye. Ugiye kuba nka byandi bya Mugabe ugeze kubwira ba Kivangarayi n'abandi bajya Mugabe Robert, baraga bavuga ati Mugabe arashaje, Mugabe rwose ageze mu zabukuru, Mugabe arenda gupfa. Mugabe aravuga ati abirirwa muvuga ko nzapfa, abenshi muri mwe nzabashyingura. Kandi Mugabe yarabashyinguye, na Kivangarayi yapfuye mbere yiwe. Yego, abantu batwanga buriya ntabwo ariko bose reka bapfa kugira ngo barebe aho tukiri. Oya, sometimes usanga bagiye ku kiriyo cyabo, ntabwo ari wowe bifurije gushyingurwa cyangwa ari wowe bigizemo uruhare, ariko ni ugutabarana, uba watabaye mu bandi. Rero aba Banyamulenge yicisha umugore akicisha umugabo, akagerekaho n'umwana, ni umunyamurenge nawe akiyita umunyamurenge, yagera mu bandi. Hari ukuntu Imana ishobora kubaha impano yo kuzataha ikiriyo cye, nk'uko n'uyu na koroneri wabo w'umunyamurenge wari waje kuri isi Nord Kivu yaraherekeje umugabo bita Sendugu kugira ngo bagende batsembe mu Ventura, nibamara kuyitsemba babone babatutsikazi n'abatutsikazi bariyemeyeho. Ubwo uriya munyamurenge yari guhagarara ku burinzi, umwana agafatwa ukuguru na nyina na se, Sendugu akajya hagati aho ngaho. Ibyo rero bagenzi be bafashije mu Ventura, uyu nguyu ntiyabibona, ntazi niba byaragezweho, ariko yagiye biri mu nzozi ze, bagenzi be bamuherekeje biri mu nzozi ze ko ibyo bigomba kugerwaho. So bagaguka guhiga abo bakarengeye, abo bakabwiye bati caha, njye nkubwije ukuri ko na ibi bintu byo kwigira ukagenda ukaba mu isi yose ukihindurira ukigira satani, ukigira ikidakoreka, ntabwo byari bikwiriye kugira ngo bibe no kuba twita abacu. Nubwo ntawe umuntu ubaho, umuntu aba uwawe kubera uko mwahuje. Yego, icyo nicyo gihembo. nicyo ubona wowe kuvugana no guhuza n'ibintu bibiri bitandukanye. Umuntu ahitamo inshuti, ntahitamo yego, bagaguka guhiga abo bakarengeye, abo bakabwiye bati caha, njye nkubwije ukuri ko na ibi bintu byo kwigira ukagenda ukaba mu isi yose ukihindurira ukigira satani, ukigira ikidakoreka, ntabwo byari bikwiriye kugira ngo bibe no kuba twita abacu. Nubwo ntawe umuntu ubaho, umuntu aba uwawe kubera uko mwahuje. Yego, icyo nicyo gihembo. nicyo ubona wowe kuvugana no guhuza n'ibintu bibiri bitandukanye.
kugiramo inshuti ntacyo ariko aba bakomeza kugira bakifata akishyiramo ko agomba kujya kwiga bene wabo burya yewe mukonsidaringa nk'umuntu mubi wa wundi ubyiyumvamo ko ari inshingano ze kuko nicyo yonse yumva ko ari inshingano ze kuyobora abantu bantu ariko wowe twarakuranye twonse rimwe ibyo kubaho ubirebamo nkanjye ariko wowe ugiye gufasha runaka kumufasha kuva ku isi ugiye kubona nk'icyago kurusha wawe bose ko twarimo tureba nyine kuba igomya kubareka bakaza muri gicanga bagomya kuramforosa nabyo twaba ko ari strategy se none nanjye ureba uranyihanganira mubaze nta kibazo urebye imodoka yawe ahantu igenda neza wayakura ukayishyira mu bunyerere ni igisubizo nyine cy'Imana uvuga ngo hashobora kuba hari ubunyerere wowe ukabanza ukareka hakumuka nibaze gicanga hagendeka neza kuri M23 ntabwo M23 erega aba bantu ni benshi rero birasaba strategy z'ubwenge birasaba kugira ngo M23 no gutatana reka ese mwibuka ko kujya gukabya imisozi yose kujya gukabya za gicanga n'ahandi hirya za Mushaki na hehe ari ugutatana bagiye baza bakabagwira rero uko batatanye numva ko ariko byaba bireka rero M23 bategerereza aho kiranganye gicanga barundemo baze M23 bakiri barundemo baze M23 bakiri nibyo byiza kuruta ko M23 yavuga ngo reka njye kubasanganira ngo mbaherekeze nireke kubaherekeza baki okay hanyuma kuba tukiri kuri iri zanwa ry'ibihumbi 15 nako brigade 15 zize zisanga izindi abarundi nabo nuko bari kohereza abandi bantu babo ibi bintu ntibigaragaza ko nta biganiro na rimwe leta ya Kongo izigera iha M23 ntibishimangira iki kintu yewe mekini cyo ntago nakivugaho ngo yego ngo kiragishimangira leta ya Kongo hari umunsi izivugira ubwayo iti mureke tujye mu biganiro ariko abahuza barenga umuduhuze ariko uyu munsi none bigaragara ko ntabyo ikeneye uyu munsi none hari impamvu nyinshi zituma leta ya Kongo yerekana ko nta biganiro ikeneye yerekana ko nta biganiro ikeneye kuko M23 iracyari iwabo gusa ntabwo yigeze kurwanira kurenga iwabo rero bo baracyakomeje ya gahunda yo gukora ubwicanyi aho iwabo n'ubundi bakora abasanga bazi ko babica ariko M23 iramutse yaguye imbago ikarenga imbago z'iwabo ikajya mu tundi duce ibiganiro se babyaka ntibabyaka kuko erega tujye twemeranwa ko ukuri guhari ntabwo abanyekongo bose bafite biriya bintu gisegeta akora ntabwo bose babishyigikiye ntabwo bose ari aba FDL ntabwo bose bafite iriya ideology rero hari aho yagera mu banyanga yagera muri ruza muri Manyema abaho bakajyininga yagera muri Ituri abaho bakajyininga yagera muri Sud Kivu abaho bakajyininga cyane wibuke ko abashinga burya M23 ni abashi nubwo irwana ku bwoko bw'abatutsi ariko burya ni abashi so bagera muri Sud Kivu abashi bakajyininga yagera yabona ko yaguye imbago kuko ubundi ibi ngibi bindi byo kuvuga ngo ntabwo wayihereza ibiganiro ntayibiganiro kuko iracyari hahandi yayishakaga ntabwo irarenga abayishaka ntabwo iwabo kandi nayo ntabwo irakenera kuharenga kuko abigomba kurinda n'ibiri kurinda kuko nubwo biri kurinda kandi ifite abantu bandi bari mu nkambi wowe urumva byaba byumvikana ubwo ngubwo aba bari mu nkambi nibo bana bayo nibo babyeyi babo
n'aba ngaba biri kurinda nyine bahangaha muri iki gice bahasigaye ntabwo byumvikana kuko utarashobora gucyura impunzi ariko wibuka ko gucyura impunzi ari process. Gucyura impunzi ntabwo wazicyura ukiri mu kurwana, baracyari ku rugamba. Icyo mvuga irimo irabarinda kuko aho bari n'intambara leta y'Iran kuyirwanira. M23 rero nayo ntabwo yahavuye yagura imbago. Ishobora kuba ari byinshi ibura nk'inyeshyamba, ishobora kuba ikibura, ishobora kubura kugira ngo yagure imbago. Ni byinshi. Ariko niba maze kwagura imbago murahira ukuri ko leta uba yari izikurira mu kabuga turashaka igana. Yego. Okay, tugaruke nko ku ngingo twari twavuze twari twavuze mu cyumweru gishize nubwo wenda bagenzi bacu badahari, ivuga kwibaza muri opinion ninde muntu ushobora kuzarengera abakongomani mu gihe ibintu bikomeje kuba gutya. Ndabona ari Bertrand Bisimwa n'amaki. Ndabona abo bazabarengera. Mu buhe buryo Bosco? Ntabwo bazabihabwa nk'impano, ntabwo kuko ari uko icyo gihugu abari mu ishyamba bahawe igihugu nk'impano ntabwo ariko bizagenda. Bazabikura ku mututu wonyine. ingufu zabo nizo zabarokora. Bivuze ko byanga byakunda intambara izakomeza. Nta gahunda ubona n'imwe yo gutuma intambara itazakomeza? Ntayo mbona. Yewe ubwo ninde ubabara? Umuturage akomeje kubabara rero. Umuturage ntabwo ababaje leta, ahubwo ababaje bari abavandimwe bayo aribo baye mu metro. Umuturage nta kintu avuze kuri leta. Ni iki tuwakunda niko abaswahili bo b'Abanyakenya bajya bavuga. So umuturage ni iki tuwakunda? Nyine nta cyari cyo tu rwose ni umuntu utagaragara. Ntabwo byoroshye. Ikindi wenda twanareba kirimo kivugwa aha tuba turi mu makuru ari kuvugwa, iyo tutagiye mu ruvugiro tuza mu makuru aba ari kuvugwa hirya no hino. Ejo bundi Wazalendo yarashe ku ngabo za Uganda, twabigarutseho ejo tunabivugaho, ariko abantu benshi ukurikije urebye muri Masisi ndetse na twiti nahoze mbona nabonye ko Wazalendo yo muri Rucuru iri kwiramforosa, icyo bita Wazalendo ubwo ni ya mitwe yose iri kwiha imbaraga zigomba gutuma nayo iza gutanga ramforo, kandi izanyura mu bice birimo ingabo za Uganda, cyangwa se nayo ikaba ishaka gukaba nkuko abarundi bakabye. Ubona igihe bazatangira kubaho uburyo bwo kwataka izi ngabo bitazabera iturufu ryo kuba yabasha gukomeza mission yayo, kuko icyambere cyo hari uburyo bwo kuba igomba gukorana na M23 igajya mu bice M23 irimo, ibyo byarafeirinze uruhande rumwe. Akaza rero n'icyo ngicyo kigiye kuba uyu munsi, hari iyo mitwe yari ivangavanze, noneho hari indi mitwe igiye kuza kurwanya izi ngabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Ubona iyi mission bitari kwerekeza ku iherezo, kuko nubwo leta ya Kongo ivuga ko ari izabo force, ikava ko ari abantu bazwi mu gisirikare, ariko nta matrikire bagira, nta uhembwa, nta ishobora no kuzabitakana ikavuga ko nta hibazi, kuko ibivugwa baravugwa nyine nabo bakagenda mu uwo munyenga ngo ni Wazalendo, ariko nayo M23 ni Wazalendo, ni abanyagihugu. Ubona bitazaba challenge cyangwa ihurizo ku muryango wa Afurika y'Iburasirazuba ndetse n'ingabo zawo, cyane ko uyu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba muri iki gihe mu minsi ishize utari wagaragaza aho uhagaze ku byabereye cyane biri kuba ibyo kuba imirwano yarakomeje. Icyo bavuga gusa ngo ni propaganda bagize no kureba kubwira impande zombi ngo zigaruke kunuza, ariko nibyo ingabo za Uganda zaje kurinda amahoro muri Kongo. Ejo bundi zagabagaho igitero n'izo nkoramaraso n'izo nkozi z'ibibi. Mbanje guha pole kuri izi ntwari zavuye muri Uganda
zizanye ubuzima bwazo kugira ngo zifashe abantu zabonaga bari gusafaringa baboroga, induru ari induru, batabaza hirya no hino bavuga ko babujijwe amahoro kandi aribo bayibuze ariko batayashaka, ku buryo baza gutwara ubuzima bw'abantu nubwo Imana yabubaringiye ntibugende, ariko hari icyavuye ku mubiri wabo. Rero mbanje guha pole izi ntwari ubuzima bwazo bwagiye mu kaga bitewe n'aba bantu bakomeza gutobatoba igihugu, gutobatoba agace, umwiryane n'ivangura, then inkomeza kugusubiza. Aba bantu bamaze gufatwa na Kongo ari za force, igitero cyose bagaba kuri EAC kiba ari igitero cya leta ya Kongo, kizwi na minisitiri w'ingabo, kizwi n'umugaba mukuru w'ingabo n'umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo abakizi, kuko niba utanga amategeko ya gisirikare ava hejuru atangwa akava hasi yubahirizwa. Rero iki gitero cyagabwe kuri EAC special ku ngabo za Uganda zavuye mu Uganda, ni igitero cy'ubugome cyapanzwe, cyategujwe mbere ko gikorwa, cyabanje guteguzwa ingabo za Uganda zirabwirwa zigomba guterwa, zirabanza zihimbirwa ibinyoma, false information, izo ngo zishyikire mu bituwa, ngaho ngo zarashe mu baturage, ibintu byose kugeza umunsi wa nyuma bafashe umwanzuro bati tuzirase. Rero kuba icya mbere ni za force yazirashe cyangwa wenda se special force, noneho byose ni ibya leta, kuko nanone kuvuga ngo nabi kabazare ngo barucuru rwose bakambitse, usanga ari na special force yabikoze, bakaza iriya ikaza kubarasa. Ariko nyine igikuru cyo operation iyo yari yabanje kuvugwa mbere, ahubwo baraniyemera, bariyizeye, babanje kubivuga mbere ko bagomba kubarasa, birangije barabikora. Ni igisirikare cya Kongo, ni igihugu cya Kongo cyarashe abantu cyagiye kuza guhagararira amahoro muri peacekeeping mission, ubu kurinda amahoro muri Kongo ni leta yabarashe nta wundi. Kubera ko bariya bari hasi kandi mu mategeko ya gisirikare atangirwa hejuru mu kirere agahera hasi yubahirizwa. Bariya mu bikorwa byari byavuzwe, tutitaye kuri communication yakoreshejwe babivuga, iyo baba barabiciye kuri radiyo cyangwa muri record ya phone, kuko izo record ziracyariho, babivuga bati tugiye kurasa, tubahaye amasaha ya nayo niba batabwiye twabara nyine tubahabwe baragiye babara. Yego. Ndumva bitoroshye. None Boscott, icyo kuvuga rero ntabwo byatuma impinduka zikaguma uko byagenda kose. Professional zaje zibizi, ahubwo wenda zaje ziteganya ko ziburaswe n'impetima, akaba atari izirashe ziraswe n'abazigize, kuko mbere y'uko abawabi wabo babanje kubabwira ko bitwara ibyigeze none ibyigeze byamaze kwizekana, byari bigaragara ko ari ibitero kudakinshasa, kuko kwiheba kwa mbere kuri abakora kujya kurasa abantu nibo kurinda Kongo, bafite itegeko niba fosingira kurinda Uganda, gushakira umutekano Uganda nka kavukire wa Uganda, nk'abana b'igihugu cya Uganda, ariko ntabwo bafite itegeko riba fosingira kurinda Kongo. Kuba baje kurinda umutekano mu gihugu cyabo, bagatekereza ko uko baje batekereza ko abantu bashobora kuzabagora muri Kongo ari M23, kuko M23 kuba itemera kwica abaturage, ntiyemere kuba yagenda yambura abaturage, ntiyemere kuba yakora bya bindi byose bagenda bakora, bahise babona ko
izina rikwiriye bakwiye kwita ibyihebe, ariko abangaba nabo baje kurinda amahoro bamaze kubona ibyihebe ibyo ari byo, cyane ko noneho n'amabanga bamenyeye hariya ku bwabo burya babishoboye banapfa da, ku bwa Kongo buriya abantu baje muri EAC babishoboye uretse abarundi bari muri misiyo imwe, ariko aba bandi bo babishoboye rwose bukeye bakumva ngo ikirunga cyabarutseho Kongo yakiruhutsa. Wenda dusa nk'abagera ku musozo w'iki kiganiro cyacu cyangwa se w'amakuru aba ari kuvugwa hirya no hino, muribuka ko leta ya Kongo yaratanze iminsi 14 yo kuba M23 yavuye ku butaka bwayo yirukanse cyangwa se ikamanika amaboko, kugira ngo ujye ubona ko umuvugizi wa FARDC yasabaga M23, uribuka ko hari igihe yari maseka rwose njike asaba ko M23 ahubwo ijya muri kantonoma. Ibyumweru birashize binararenga, bimaze kuba ibyumweru bari bavuze, ubundi bavuga ku itariki 24, bimaze kuba ku itariki umunsi 18, bivuze ko hashize iminsi hafi 20 n'ingahe, hafi ibyumweru hafi 4 iyi mission yabo yaraferinze. Bo banavuga ko bazahita begura, niko byavuga ko ariko bavugaga basanga bareguye ku mitima. Bareguye ku mitima. Ibyo bavuze n'ibyo batangaje ntibigaragaza imbaraga nke, byatumye kwiha imihigo ntibyagaragaje imbaraga nkeya kumenya ubushobozi bw'igisirikare cyabo cy'igihugu, igisirikare cy'igihugu cya Kongo, no kuvuga gusa, no kuba ushobora kuvuga gusa ariko gusohoza bikaba ikibazo. Barigaragaje. Uzi ba barundi baje bwa mbere nakubwiraga, ba barundi bigera kuza nkakubwira, bigeze kuza nkakubwira ntihari abandi barundi baje 450, urabyibuka? Yego. 8 bahise bapfa, 12 barwariye igoma mu barundi 450. Umunani baguye mu ntambara, byagenze gute? umunani baguye mu ntambara, 12 barwariye igoma, barakomeretse. Ariko nabonye hari na radio y'u Burundi iri kuvuga ko ariko niyo muri opposition ivuga ko abasirikare b'Uburundi baguye muri Kongo ndetse batabemerera ku indege bazana yahibashyira abantu ngo ntibemere no kujya kure aho bashyingurwa. Ibyo waba ubizi? Ndabizi. Ya Bosco, ndumva twasa nk'abarekeye abamugani kuyavuga so kuyamara. Tuzagaruka no ku munsi w'ejo, abantu badutegereze amakuru umuntu barimo yashaka, ariko muri kiganiro twakoze uyu munsi harimo n'ibitekerezo. Ubu tuvugana nibwo informo wanjye ari kumbwira barundi wo bayakaki, ubwo arabyandika muri Ngara, aba barundi baje, barundi wo bayakaki Liboso, Witi, Basibaufi, 8 barapfuye. Ba misusu 12 personnes babeti bango Mbuma bazana hospitali Goma, n'abaho bakufi bazaza tirowe bazana Goma, n'aba bapfuye n'aba bakomeretse bose bacyari hano Goma, barakomeretse. Ariko nabonye hari na radio y'u Burundi iri kuvuga ko ariko niyo muri opposition ivuga ko abasirikare b'Uburundi baguye muri Kongo ndetse batabemerera ku indege bazana yahibashyira abantu ngo ntibemere no kujya kure aho bashyingurwa. Ibyo waba ubizi? Ndabizi. Ya Bosco, ndumva twasa nk'abarekeye abamugani kuyavuga so kuyamara. Tuzagaruka no ku munsi w'ejo,
abantu badutegereze amakuru umuntu arimo yashaka, ariko muri iki kiganiro twakoze uyu munsi harimo n'ibitekerezo. ubu tuvugana nibwo informa wanjye ari kumbwira barundi wo bayakaki barabyandika muri ngara. Aba barundi baje barundi wo bayakaki liboso witi basi baufi 8 barapfuye. Ba misusu 12 personnes babeti bango mbuma bazana hospitali Goma n'abaho bakufi bazaza tiriwe bazana Goma, n'aba bapfuye n'aba bakomeretse bose baracyari hano Goma. Yeah. So na kati y'abahuriyo 250 bayakaki. Ndagushimiye cyane wangu. Bura ntitwasoza kabisa. Amakuru twari dufite ayo ngayo. Dushimira abadukurikiye, dushimira abakoze subscribe, abakora comment, basaba gukora share. Kiganiro niba cyaribwe n'abantu 15,000 rwose, ubu 100 birabura, 100 kuri Bwiza TV 100 birabura abantu 3,000. Abantu nibagerageze nibura uku kwezi kwa 10 kurangire twujuje 100 nka Bwiza TV. Rwose dushimira abantu bose Bosco bakomeje kudutera inkunga, baduhamagara, batwandikira, ibitekerezo, bose nibubahwe rwose. abaza kucaringinga baciye mu bikari bajya bazasabe kuri Bwiza tubahe mikrofone, basabe mikoro, tuvuge ukuri, navuga ukuri. Nk'uko nk'ejo wumvishe ko nk'ejo natanze false information, byibura n'aba izi avuga atahura abeshya. nanjye rwose nzaba inyangamugayo, nanjye simba nkunda kubeshya. Ese n'igihe wakunda kubeshya, ndi umuntu w'umugabo, ntabwo nakunda ikinyoma. buri munsi duhora tubivuga. Abantu bashaka kugira icyo bavuga baze tubahe mikoro, apana kuza kunyandikira. Hari abashaka kwandika ibintu byabo, ashaka no kuntuka, akumva ko ngenza yakuvuga ibye ashaka. Niba ushaka kuvuga ibyawe, mikoro zirafunguye, telefone yanjye ngiye iratambuka hasi, uzahamagare, nzaguhamagara uzutange ikiganiro cyangwa uze tuvugane nawe. Ikindi kandi bajye bandika avuga ati nitwa runaka, nanjye nshaka kuvuga kuri ibi ni ku ngingo iyi n'iyi, tuzabaha umwanya rwose. Ikindi iyi namba y'akamenyetso ko guteranya 256 7 043 235 nayibahaye kugira ngo he kugira ubura uwumva ko akeneye gutaha, akeneye kujya, kuko njye ntabwo nigeze mbabwira ngo narambuye ibintu byo kwisha Meki. Ntabwo nakomeza kwisha abantu bashira. Ukeneye inzira imugeza muri Kongo imucyura, iyi namba nicyo cyatumye nyiba. Ntabwo nayibahaye kugira ngo baze kuntuka ngo nige ahubwo cyangwa baze kukubwira ubusa. Hari abantu bazakaza kukubwira ibintu kubona bitafite ntuza, kandi cyagashaka kuza kuha comment y'ikiganiro kuyitangira kuri nimero yawe. Comment nayitangire ku kiganiro, nashaka kuvugisha kuko igitekerezo yandika ati mfite igitekerezo, acyandika kiguhe, atagiye no kuguhamagara rwose, kuko rimwe na rimwe usanga wenda bigorana. Gusa nkanjye zanjye inimero yanjye zitambuka hasi, bajye baduhamagara, ariko nta byo gutinda. Umpamagara ufite icyo ushaka cyo kudufasha mu biganiro twatanze, mu nyunganizi ufite, ariko iyo uje ukatinda none uba utwaye umwanya w'abandi. Ikindi, hari abantu baguhamagara atabanje no kukwandikira. Ujye ubanza wandika uvuga uti nitwa runaka, ndashaka ko kukunganira mu buryo ubuntu rwose. Barabikora benshi cyane, benshi babikora, kandi akenshi mpita ngusubiza. Ariko hari umuntu uhita aguhamagara atanakwandikiye, ntumuzi, ntuzi rimwe na rimwe kumwitaba, hari igihe utanamwitaba. Ukeneye abantu abanza kwandikira kwibwira nitwa runaka, kubwira ndashaka kuvugana nawe, hanyuma umuntu avuga. Ni uburyo bwiza bwadufasha twese guhana ibitekerezo, kandi twabanje no kumenya no kuraza kumpamagara gutya, kandi mpamagaje ku nimero yo hanze, noneho ni WhatsApp. Ntabwo nshobora gupfa kukwita, ugomba kubanza ukanyandikira ukambwira uti nitwa runaka,
cyangwa tuvuga kuri iki. kuri iki nabonye ikiganiro cyanyu ndifuza kuvugana namwe rwose tuzakwakira wabanje kwandika bigaragara ko nibura wakomanze ariko iyo uhamagara ukabanza ukasobanura icyo ugira ngo ukavunyisha naho ku byo kuba narabahaye iyi nimero muri Kongo hari abantu benshi bakeneye ubutabazi bakeneye ubufasha bwanyu uwumva yafasha ku nzira imwe cyangwa iyindi hari impunzi zidafite icyo zirya zidafite aho zidafite imiti uwumva hari icyo yakora nawe uwumva akeneye kugira icyo akora muri ibyo ntabwo mvuze ngo hagire ushyigikira imugenti urambuze impunzi iyo namba yayikoresha muri izo nzira ariko ntihagire uyikoresha ntukagira gutya cyarenginga anyumvisha uburyo cyariho ari igihe wuzuye urwango nta rwango ufite kuko agiye nifuza ko buri muntu wese yabaho niyo ngiye kuvuga umuntu wapfuye birambabaza ni ikintu kiba cyagiye kitazongera gushibuka si igiti batema ngo kigaruke niyo yaba yicaga abandi nta mpamvu yo kubura ubuzima bubiri mba numva byibura bishobotse bumwe bwasigara tukiri nangwa nabonye hari umugabo witwa ngo ni Efase nawe ngo warashwe mu minsi yashize ese uriya Efase ni mutugane ushobora kumuza hari ntabwo ni umufasere nyine nk'abandi bose ni umufarisere nk'abandi bose ariko ni umumayimayi uretse kuba yarishyiraga iriya misatsi kandi ari hafi ya Nyagutumba ni mayimayi wavuye muri Sud Kivu muri mayimayi Nyagutumba kuko iyo umubonye ubona kenshi ari kumwe n'aya mafoto ye ari kumwe na Nyagutumba nongeye kumubona ari kumwe n'abarundi bari muri bafata Gicanga bari kuserebura ko bayinjiyemo Gicanga bari kuyihanda ingova niwe umujenerali w'u Burundi yayihereje muri make ndagushimiye Bosco namwe murakoze Meki reka dushimire abakurikiye ikiganiro tubabwira ngo mwakoze kwa natwe mwakoze gutanga ibitekerezo mwakoze gukora like kureba kino kiganiro n'inkunga gukora subscribe ukaba umwe mu ba members ba Bwiza TV n'inkunga gusharinga kino kiganiro n'inkunga yawe ikeneye mu buryo bwose bushoboka kugira ngo ikinyamakuru gikomeze gitambutse inkuru gishakisha amakuru kikugeraho utagera tubashe no gushaka abantu bandi bo kudufasha mu gutanga amakuru mu buryo butandukanye komeza kugira byiza rero ndagushimiye Imana ikurinde ikindi kiganiro ni mukanya ndetse no ku munsi w'ejo